Dukunze gutekereza ko abantu Imana yagiye ikoresha muri Bibiliya yabanje kubahindura mbere yo kubahamagara. Ariko ukuri ni uko abenshi Imana yahamagaye bari basanzwe bafite umuco n'indangagaciro. Uyu munsi ntitugiye kureba gusa ababi n'ingaruka z'ibyo bakoze, tugiye kureba icyatumye Imana ihitamo bamwe n'icyo twe twabigiraho muri sosiyete cyangwa se mu miryango uyu munsi. Imana yacu itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 7, twumva uko hatubwira. Haratubwiye ngo ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye